Muri iyi minsi usanga ibibazo bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere biteje inkeke ahantu hose, ndetse biri mu bisenya ingo nyinshi, ndetse bikazana gucana inyuma hagati y'abashakanye. Nyamara si ikibazo cyakabaye kigera kuri urwo rwego, kuko gutera akabariro bifite ibyo kurya wafungura bikaba byabigufashamo, ukajya ubikora neza kandi ugashimisha umugore wawe cyangwa umugabo wawe. Nubwo iyo byarenze igipimo hitabazwa imiti yo kwa muganga, ariko niba ushaka gukomeza kugira ingufu mu buriri no gushimisha neza uwawe, hari amafunguro y'ingenzi utagomba kubura kugira ngo agufashe guhorana ingufu za kigabo cyangwa za kigore. Nsoza ndababwira n'ibyiza byo guseka buri munsi ku bashakanye. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro ubagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. Uyu munsi nshaka ko tuganirira hamwe ibyo kurya by'ingenzi ku bashakanye. Ibi byo kurya bifasha mu gukora imibonano neza. Ku mwanya wa mbere hari flax seeds. Izi mbuto nubwo mu gihugu cyacu zitahera, ariko kuzibona birashoboka kuko ubu buhahirane bwateye imbere. Izi mbuto zikungahaye ku binure bya omega acids, bikaba ari ingenzi mu gutuma amaraso atembera neza mu myanya ndangagitsina n'ahasigaye hose mu mubiri. Ibinure bya omega ya gatatu kandi ni ingenzi mu ikorwa ry'umusemburo wa testosterone. Uyu musemburo ukaba ugenda ugabanyuka uko umugabo akura. Niyo mpamvu izi mbuto ari ingenzi ku bantu bakuze kurenza bakiri bato. Ikindi kandi ni uko izi mbuto ari isoko nziza ya vitamini B zinyuranye na za fibre, byose bifatanya mu kugira amagara mazima. Mu kurya utu tubuto wakoresha akayiko gato katwo ukagasya, ukavanga n'ibyo kurya bikomoka ku binyampeke, ingano, umuceri n'ibindi. Ku mwanya wa kabiri hari imineke. Iyo bigeze ku kongera akanyabugabo, imineke igira uruhare runini rwose. Ni isoko ya potassium, umunyu gufasha mu kugabanya igipimo cya sodium mu mubiri, bigafasha umutima gukora neza, bikongera stamina mu mubiri. Imineke kandi ni isoko nziza ya vitamini B ya gatandatu, ikabizweho gufasha mu mikurire no gukomera kw'imikaya ikoze igitsina cy'umugabo. Ikindi kandi imineke ituma hakorwa dopamine nyinshi. Iyi nayo ni umusemburo ukabuzweho gufasha mu gufata umurego ku gitsina kandi bikamara igihe kinini. Hanarimo bromelene izwiho kuvura kudashyukwa, ahubwo igafasha umugabo gutinda kurangiza. Byibuze umuneke umwe buri munsi urahagije, by'umwihariko isaha imwe mbere y'igikorwa ni ingenzi. Byibuze umuneke umwe buri munsi urahagije, by'umwihariko ukawurya wenda kurya ibyo kurya byo ku manywa. Ku mwanya wa gatatu hari avoka. Nubwo bamwe babifata nk'urwenya, ariko kurya avoka bifasha imitsi y'amaraso kwaguka, nuko amaraso agatembera ari menshi. Ibi nibyo bituma umugabo agwiza umurego, kuko iyo amaraso abaye menshi mu gitsina, imitsi irarega nuko kigafata ubushake. Avoka kandi ibamo potassium nk'uko twabibonye, ifasha mu gutembera kw'amaraso no kongera stamina. Mu bindi, kubera ko avoka ibamo vitamini C, ifasha mu kongera ubudahangarwa. Gusa uzarye nkeya, kuko iyo zibaye nyinshi nazo zitera ibibazo bitandukanye. Ku mwanya wa kane hari impeke zuzuye n'ibishyimbo. Impeke zuzuye, bihwagari, sezame n'utundi tubuto hamwe n'ibishyimbo ni isoko ya thiamine, vitamini B ya mbere, ikabizweho gutuma urwungano rw'imyakura rukora neza. Uru rwungano ni ingenzi mu gukora imibonano neza, kuko nirwo rutuma ibyiyumviro n'ubushake bizamuka. Rudakora neza, gukoranaho no gusomana kimwe n'ibindi byose bitegura imibonano ntacyo byakumarira. Iyo rero rukora neza bituma ubushake buzamuka, kandi ubushakashatsi bugaragaza ko uko umara umwanya munini mu myiteguro ari nako utinda mu gikorwa. Iyo umubiri ukora neza kandi kuba bikize kuri proteine, bifasha imikaya gukomera, bityo bikakurinda kunanirwa mu gikorwa hagati. Ku mwanya wa gatanu hari ubunyobwa.
mu bwoko bwabwo bwose, bwaba kabemba, walnuts, blazzers n'ubundi bwose. Ni isoko nziza ya omega ya gatatu, ikaba twavuze ko ifasha amaraso gutembera neza mu gitsina bigatuma gifata umurego, kandi inafasha mu ikorwa rya testosterone. Ubunyobwa kandi bukize kuri L-arginine izwiho kurwanya uburemba no kongera ingufu zo gushyukwa, kandi bufasha mu mikorere myiza y'ubwonko no kugira ingufu mu buriri. Waba uhekenya, waba urya mu isupu, uko waba urya kose, ubunyobwa ni ingenzi. Ku mwanya wa gatandatu hari tungurusumu. Nubwo bamwe bayishinja ko ihindura umwuka wo mu kanwa ngo wavuga ukanukira abantu, ariko tungurusumu ni ingenzi mu gufasha abagabo bashaka gukosora mu buriri. Habonekamo arisine, ikaba yongera amaraso gutembera mu myanya ndangagitsina, bigafasha rero mu gutuma ushyuka igihe kirekire kandi neza cyane. Tungurusumu kandi irwanya cholesterol mbi, nuko igafasha amaraso gutembera neza. Si ngombwa nyinshi, udutete 4 ku munsi turahagije, kandi ukadukoresha nibura 4 mu cyumweru. Ku mwanya wa karindwi hari igitunguru gitukura. Nubwo atari byiza kurya ibitunguru byinshi cyangwa kenshi mu cyumweru, igitunguru ni ingenzi mu gutuma ugira akanyabugabo. Kirimo serotonine ifasha imikorere myiza y'urwungano rw'imyakura, hakabamo irekurwa ry'imisemburo iva mu bwonko yo kumva umeze neza. Ibi byongera uruba ndetse bikanongera kuryoherwa no gushimishwa n'imibonano. Gusa nyine nk'uko tubivuze, si byiza kurya byinshi. Gukatira igice cy'igitunguru mu biryo inshuro 1 ku munsi, 3 wakabya, kakaba 4 mu cyumweru, birahagije. Guseka nabyo bibarirwa mu byo kurya byongerera umubyizi ufatika bashakanye. Birahagije guhora n'umuntu unezerewe, umuntu uhorana ibinezaneza akagutera uruba, rituma umutindaho cyane. Abahanga bavuga ko gukunda guseka usibye kuba bikongerera amahirwe yo kubaho, bikongerera imisemburo myinshi gufasha guhorana ubushake no kukongerera igikundiro aho unyuze hose. Guseka bifitiye akamaro gatandukanye ubuzima muri rusange. Akenshi uzumva abantu bavuga ko ari wo muti w'ibibazo byose, aha ntibaba babeshya. Mu gihe usetse, byinshi birahinduka mu mikorere isanzwe y'umubiri, yaba mu maguru, amaboko, imikaya itandukanye ndetse n'imyanya y'ibanga. Imikaya irenga 15 yo mu isura yifashishwa muri iki gikorwa cyo gutera akabariro. Kureba uwo mwashakanye mu maso ukabona aranezerewe, bihita bikongerera ubushake. Akamironko gafunze igice, kwinjiza umwuka bya vuba na vuba, nibyo bizatuma mu gihe useka uzumva hari ijwi ugira ridasanzwe, uba wagira ngo uri guhera umwuka. Iyo ukomeje guseka cyane, imiyoboro y'amarira irifungura, uko mu kanwa hagenda hifungura, bituma utinjiza umwuka uhagije, bityo isura igahindura ibara ndetse ikiyegeranya cyane. Iki gikorwa twavuga ko gitangaje ni kimwe mu mvamutima zandura, kuko iyo ubonye umuntu aseka nawe uraseka kandi utazi neza impamvu ari guseka. Yaba roho ndetse n'umubiri byose muri iki gikorwa biba biri kumwe kandi bihanahana amakuru. Mbega ukuntu abashakanye barushaho kugwiza imiganda bimenyereje guseka buri munsi. Wari uzi ko guseka buri munsi ari umuti w'indwara nyinshi zituma abashakanye batagira ubushake buhagije? Guseka ni umuti w'indwara y'umutima. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko bigabanya ububyimbirwe bw'imijyana y'amaraso, bikagabanya urugero rw'imisemburo itera stress, ndetse bikongera n'igipimo cya cholesterol nziza. Ibyiza uboneramo bishobora no kumara amasaha 24. Ariyo mpamvu ugomba guseka buri munsi, kuko bituma wumva ugize akanyamuneza ndetse ukanibagirwa ibibazo byinshi. Guseka byongera imikorere myiza y'umutima. Kuko siporo ari ingenzi ku buzima, niko guseka ari ingenzi ku mutima. Niba udashobora gukora siporo bitewe n'uburwayi cyangwa ibindi bibazo, kwisekera bizagufasha kwirinda indwara z'umutima. Bituma umutima utera neza, amaraso akagera mu bice bitandukanye ndetse ugakoresha n'ingufu nyinshi ku isaha.
nk'izo wakoresha mu gihe waba uri gukora siporo yo kugenda n'amaguru. Bigabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abantu baseka cyane mu buzima bwabo ari bo bagira ibyago bike byo kwibasirwa n'indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso. Kwisekera bigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya stroke no guhagarara k'umutima. Bigabanya urugero rw'imisemburo itera stress. Guseka bigarura byihuse imikorere myiza y'umubiri kuko bituma hasohorwa imisemburo ya endorphine. Iyi misemburo itera kwishima, ituma wumva ugize akanyamuneza ndetse ukumva utuje neza kandi uruhutse, bityo ntiwumve n'ububabare. Ibi kandi ushobora kubibona binyuze mu kumva umuziki nk'uko twabibabwiye mu yindi video. Mu gihe urugero rw'imisemburo ya stress rwagabanutse, bigabanya kumva udatuje ndetse n'ibindi bibazo bitera stress, harimo no kugabanuka k'ubudahangarwa. Bikuraho icyitwa uburakari cyose. Guseka byirukana icyitwa uburakari n'amakimbirane cyose. Bifasha kumva ko ibibazo bidakomeye ndetse bikagufasha gukomeza kubaho utibuka ibintu bibi cyangwa utekereza ku bintu bibi gusa. Guseka byongera ubusabane, bikirukana icyitwa uburakari cyose. Guseka byongera ubudahangarwa, bituma ukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Byongera ikorwa ry'uturemangingo turinda umubiri, bityo bikagufasha guhangana n'indwara cyangwa ibindi byibasira umubiri. Uturemangingo tuzwi nka T-cells, ubu ni ubwoko bw'uturemangingo tw'amaraso tw'umweru tuzwi nk'abasirikare b'umubiri. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko tuba ari twinshi mu bantu bakunda guseka cyane. Guseka birinda umutima mu buryo bukomeye. Bifasha mu mikorere myiza y'udutsi duto dutwara amaraso ndetse bikongera imitemberere myiza y'amaraso. Ibi bigufasha kwirinda indwara nyinshi zishobora kuzahaza umutima, harimo no guhagarara k'umutima heart attack. Byongera ubushobozi bwo guhanga udushya. Guseka bigira akamaro keza gatandukanye mu mubiri: kugabanuka kw'imisemburo itera stress, kwiyongera kw'imisemburo ya endorphine n'umwuka uhagije ubugera ku bwonko, byose bifatanyiriza hamwe mu kongera ubushobozi bwo guhanga udushya. Mu gihe ubwonko bukora neza ku rwego rwo hejuru, ubushobozi bwo gutekereza buriyongera kuko buba bukoresha igice kinini kurusha ubusanzwe. Ushobora kuba warabonye ko iyo usetse cyane ugeraho kumva uri kubabara cyane inyama zo mu nda. Ibi niko bigenda kuko muri iki gikorwa imikaya y'ikanya yirambura inshuro nyinshi, bikaba byatuma iruha iyo umaze igihe uri guseka. Ibi bifatwa nk'imyitozo ngororamubiri, ntibizakubuze kwisekera uko ubishoboye. Niba ushaka kubaka urugo rurambye, menyereze guseka buri munsi, wongereho kurya ibyo kurya bikomoka mu gisambu gusa kandi ujye ubirira igihe. Irinde kurya nijoro uko byagenda kose. Kurya nijoro gusenya ingo nyinshi mu buryo abantu batabasha kwiyumvisha. Kurarana inzara idakabije byongera amarangamutima meza, bigatuma wishimira uwo washatse. Ameza y'abashakanye akwiriye kuba mu gitondo no ku manywa gusa. Nibwo twakwiringira ko abashakanye bazarambana nta ntugunda cyangwa imbogamizi. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa abibanira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Baye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.